nyakubahwa mushyitsi mukuru, banyacyubahiro mwese muri hano, abaturage abavandimwe mwese muteraniye hano, nitwa Karasira Venuste, uwo musaza w'imyaka hafi 73, narokokeye hano nk'uko mwabyumvise. Nicyo gituma nifuje kubabwira nti karibu iwacu. Hano iwacu ku Kicukiro, Nyanza, iyo umuntu agiye kuvuga uko yaharokokeye biragorana kuri bamwe, ariko ndatangira mbabwira ku itariki 6 uko niho abantu benshi batangirira, uretse ko amateka nka Minisitiri Bizimana uyazi kuturusha aba yayasobanuye, no kuvuga nyuma ye biragorana. Jewe mvuka mu karere ka Ruhango, mu murenge wa Kabagari, ndi umunyakabagari. Ku itariki 6 z'ukwa kane muri 1994 nari nagiye mu Kabagari. Uwo munsi niriwe mu Kabagari, hari ibibazo nari nagiye kureba by'umukecuru wanjye kugira ngo mbikemure. Nagarutse i Kigali nimugoroba, ariko kuko hari hariho ukuntu twari twariyemeje gutaha kare, si ukubyiyemeza gusa, ni ukwirinda kugira ngo utahura n'ingorane nubwo zitaburaga. Natashye rero naniwe, iwanjye aho ntuye ni muri Niboye, hariya nko muri metero 800 uvuye muri IPRC, hariya ni hafi cyane. Iwanjye twari dufite ukuntu dupanga uko turyama nijoro kuva muri za 90. Umugore yabanzaga kujya kuryama, n'abana twararaga muri koridoro kubera umutekano muke, bateraga amagrenade bacishije mu madirishya, bityo tukarara muri koridoro. Ariko umugore wanjye akaryama kare kugeza saa 6 saa 7 z'ijoro, nanjye nkamusimbura igihe byabaga ari ngombwa, nanjye nkajya kuryama, cyangwa nkamubwira nikomeza wiryamire. Twari twaramenyereye kuri rari. Icyo gihe rero yewe kuko nari naniwe, naramubwiye nti noneho ureke ndyame mbere, wowe nicura rwose ntabwo ntinda, ndaza uba ari ukurikire ujye kuryama. Ariko ntabwo byakunze kuko igihe nari ngiye kujya kuryama niho twumvise ibintu bidasanzwe by'amasasu. Twari tumenyereye amasasu ya buri gihe, ariko ntabwo iryo joro byabaye nk'uko byari bimeze, yabaye menshi cyane. Noneho nihutira umuntu wese
yumvaga ari ibintu bidasanzwe. Jewe rero ntabwo nashobora kujya kuryama, ahubwo nihutiye kumva radio. Nshakisha ari za BBC, ari RFI, amaradiyo yose, ari RTRM yakundaga kuvuga byacitse cyane, ari na Radio Rwanda. Menya ko indege ya Habyarimana ya hano. Ngira umugore nti karabaye, ni Habyarimana indege barayihanuye banza ngo yapfuye. Umugore yahise avuga ati turashize. Kandi nanjye nubwo ntabivuze nabibonaga. Ubwo kuryama byari birangiye. Ubwo hakurikiyeho gusa kumva amaradiyo. Aho nari ntuye na n'ubu ngituye barahatwitse ariko nza kwasana. Ubu icyo gihe nta korotire yari hari, byari imiyenzi, korotire y'imiyenzi. Nta telefone nari mfite. Byari ikutumanaho byari ukugenda ukoresheje, bavuga mu gifaransa ngo de bouche à oreille, uvuga ukabwira undi ukabwira undi. Nari nturanye n'umugabo witwa Vincent wahigwaga nawe. Nca mu miyenzi njya kumubaza niba yumvise iryo tangazo, niba yabimenye. Arambwira ngo arabimenye, ndetse nabonaga yagize ubwoba kundusha. Ati tubigenze dute? Ubundi yewe ubwanjye nagiraga buri mugoroba, uretse ko nari nagiye mu Kabagari uwo munsi, ariko ubundi buri mugoroba najyaga njya kuri CND kuganira n'abari bahari. Murabumva. Uwo munsi rero sinari nagiyeyo, nuko bihuriramo. Twaraye dutyo muri panique. Buracya. Abana ngifite abana batoya barapanika, babona bakatubaza bati ese ko byagenze bite ko mwagize ubwoba cyane? Mbuze umugore nti ntubahahamure badata umutwe. Iyo twashaka kugira icyo tuvuga gikomeye twajyaga ku ruhande tukabidisitaho. Ku itariki, ariko ubwo ku itariki iyo tariki ya 6 iryo joro, nubwo tutasinziriye, twumvaga radio zose. Tugeza mu gitondo, ariko ya masasu n'imbunda ndiziremereye zivuga rwose bikomeye cyane. Ku itariki 7 niriwe mu rugo, ariko na mu bwoba bwinshi. Na amaradiyo, Radio Rwanda na RTRM byaravuga ati ntihagire usohoka, ntihagire ugendana n'abantu barenze 2 cyangwa ndetse urenze umwe. Ariko ku rundi ruhande ntabwire ko nta korotire yabaga iwanjye, yari imiyenzi. Narunguruka nkabona hari abagenda, ariko ibyo gihe nari mbimenyereye. Urumva nari mukuru, nari nzi ibintu byose uko bimeze.
ku itariki umunani mu gitondo cya kare niho nabwiye umugore, ariko maze kumva interahamwe zivuze ati tujye kwa Karasira ni Inyenzi ku muhanda, ntuye ku muhanda. Ndasohoka, nubwo bavugaga ngo ndi Inyenzi barantinyaga, nasohotse ngiye kureba bariruka. Birutse mbwira umugore n'abana nti ntuhagire ikindi mufate icyo ari cyo cyose, tugende. Nari maze iminsi mikeya nzi neza ko minuwari y'Ababiligi bari muri Eto IPRC hariya. Narinze aho ngiye. Kuva iwanjye nababwiye ko kugera muri Eto bitarenze rwose metero 800, ndetse ni munsi ubwo nakabije. Narinzi umuturanyi wese utuye hagati yanjye no kugera muri Eto, buri muntu wese nari muzi. Ariko kuva iwanjye kugera muri Eto nakoresheje amasaha 2 muri izo metero 800. Cyabiteye n'iki? Ndetse nari gukoresha menshi cyangwa nkagwa no mu nzira iyo imvura itaba yaragwaga. Iyi mvura irajojobye inyibutse uyu munsi. Imvura yaradukijije. Ukiruka ukihisha mu ntoki, imvura yagwa ari nyinshi. Interahamwe kuko hari amabarayeri ahantu aho imihanda ihurira hose, ugakora nk'intambwe 10-15, ugategereza none ko imvura iza kugwa ari nyinshi. Imvura rero niyo yatumye ngera muri Eto amahoro. Ariko kuko muri Eto hatari hazitiye, twaciye muri fence, twahageze tuhasanga abantu benshi. Nageze abantu benshi twari tuziranye. Ntabwo nagize ikibazo cy'uko hari uwantangira cyangwa ngo ambaze ngo urazute uvuye he, uretse ko nta n'uwo batangiraga, buri wese yashoboraga kwinjira. Ubwo tugeze muri Eto ku itariki 8 mu gitondo, imvura igwa, twasanze sale zose ahantu hatwikiriye hose huzuye. Ari mu masale de classe, classrooms, ari za dortoir, dormitories, ari amazu y'ubuyobozi bwayo, hose hari huzuye. Sanga ahubwo batangiye kujya mu kibuga. Twagiye mu kibuga, kandi mu kibuga cy'umupira hariya ntacyo byari bidutwaye. Minuwari yari hari, tuvuga tuti duhungiye mu maboko ya Loni, rwose twizeye ko ari ibintu by'iminsi mikeya, yenda hakagira impinduka yuko bihinduka bikaba byiza. Ibwo ubwicanyi bwarakomeje, bigejeje mu masaa 8 kubera imvura nyinshi. Twaravuze tuti reka twiroganize. Iyi mvura ingana itya n'abantu bangana batya, cyane cyane nkatwe twari turi ku kibuga cy'umupira mu mvura nyine, ahantu hari hatwikiriye, hari hato cyane, twaharekeraga abagore n'abana. Twebwe tuguma hanze. Twitoyemo komite tuvuga tuti ibi bihe by'imvura dushobora kugira
ikibazo cya korera cyangwa izindi ndwara zitewe n'umwanda. Murabyo twitoyemo komite nyakwigendera yanjye Kanyabugoyi Fideli niwe wari mukuru muri iyo komite, nanjye nari nyirimo, ariko ari yo kugira ngo du contact igihe cyose bibaye ngombwa tujye kwegera minuar tuyibaze evolution y'ibintu uko bimeze. Ariko hagati aho buri munota buri segonda hinjiraga abantu muri eto b'impunzi, uko binjira bafite amakuru menshi, amakuru atandukanye, kandi uko amasaha arushaho kwigira imbere bigahinduka, abantu bakaza ari inkomere, abandi bavuga ko baje basimbuka imirambo. Uko amasaha yiyongereye yagendaga yiyongera, niko inkuru zazaga zizanywe n'abantu baje bahunga zabaga ari mbi, kandi natwe twarabibonaga. Ariko twakoze ibyo ngibyo, turabanza abasore natwe twari tukiri batoya twarabishoboraga, ducukura imisarane kugira ngo tubone aho abantu bazajya biherera. Ubwo uko bishobotse, uko twumvise ikintu, hari n'abari bafite radiyo muri abo turi kumwe, uko bishobotse tukegera aba minuar tutibite. Ariko nyuma tuza kubona ko bagenda bagira ubwoba, tukabona ntabwo umutima uri hamwe, ndetse nyakwigendera Kanyabugoyi yarambwiye ati ariko aba ni basirikare iki ko ndeba bafite ubwoba. Baje kumenya ko ahari ari babandi 10 bene wabo bari barashe barindaga Minisitiri w'Intebe Agatha. Ubwo byakomeje bityo, buri munsi hakaza amakuru mashya buri saha, kugeza ubwo ku itariki 10 ikintu nyakubahwa mushyitsi mukuru ubanza abantu benshi batamenye, twajyanye na Kanyabugoyi tujya kubwira byari mu masaha 11 saa 12, tubwira aba minuar, turabinginga ku itariki 10 turababwira tuti nyamuneka mwatubwirira inkotanyi ko twumvise ko zafashe ku kibuga cy'umupira i Remera, bakatubwirira inkotanyi, tubwira minuar bakatubwira inkotanyi ko hari abantu bari muri eto ko tuzi ubuhangange bwabo baza kuhatuvana. Nyakubahwa mushyitsi mukuru baradusetse, niho twabonye ko ibintu bikomeye. Badusetse ducurika amaso, turinginga, baratubwira ngo ntabwo ari cyo kitubesheje hano. Twarumiwe. Ubwo baratwangiye, bari twizeye ko inkotanyi zibimenye batuvana hariya. Iyo niyo deception ya mbere. Iyindi yakurikiyeho ni ku itariki 11 ngiye kugeraho. 11 nkuko mwese mubizi yabaye itariki mbi, itariki 11 mu masaha
ya saa sita twagiye tubona abazungu abo babirigi bazinze utwabo. Turongera turabegera, ariko hagati aho twababajije byinshi, tubaza byinshi. Twabonye nari nibagiwe akantu gatoya kandi gafite icyo kavuze. Hagati aho haje wari Colonel Rusatira, yari umuntu utuye ku Kicukiro twese twari tuzi, ndetse na bamwe muri twe yari abazi. Azana na burugumestre Evariste Gasamagera, wari burugumestre wa Kicukiro. Gasamagera jewe twari tunaziranye, twari twariganye mu by'Imana mbere yuko batwirukana muri 73. Tubajije ba minuare tuti bari abantu baje kugira bate, baratubwira ngo baraje batubwira ngo abajandarume baraturinda, twebwe dushobora kugenda. Batubwiye batyo turababwira tuti ese baraturinda aribo duhunga, aribo batwica? Tuti rwose ibyo ntimubyemere, nimugumaho. Ariko ibyo nababwiraga ku itariki 11, ndetse bongeye no kugaruka bavuga ngo bagiye kutuzanira ibiryo. Tubabajije baravuga ngo bagiye kuzana, tubajije ba minuare baravuga ngo barababwiye ngo bagiye kuzana ibiryo ngo muri Croix Rouge na Caritas. Turababwira tuti ntabwo tubishaka, nta biryo byabo dukeneye. Icyo dukeneye ni uburinzi n'amahoro. Tugeze ku itariki 11 nk'uko benshi babizi, bazinga utwabo. Tubonye bikomeye, tugiye kubabaza bati turatashye. Iyo twabonaga ikintu cyose kidasanzwe twarabegeraga. N'uwo mubyeyi Kanyabugoyi, Imana imwakire, bakatubwira icyo twashakaga kubabwira, bakadusubiza cyangwa se bakatwangira nk'uko batwangiye kuri iyo tariki 10, kuduhururiza. Nako sino kuduhururiza, twebwe twarabwiraga tuti mufite moyen de communication iyo ari yo yose, ntabwo byabananira, nimutubwirire gusa. Naho mwabwira Dareri cyangwa undi mu officier akatubwirira inkotanyi, twebwe turazizera. Tubonye bigenze bityo, twabwiye abasore, abana b'abasore ngo baryame imbere y'imodoka zabo. Ariko mbere yuko batsimbura, hari jipe y'Abafaransa yaje. Jewe sinkunda njya mbivuga, simenya burya abazungu itandukaniro ryabo, cyane cyane ababiburayi bw'Uburengerazuba. Abafaransa, Ababiligi, Abadage, Abataliyani simbimenya, kereka yenda iyo bavuze. Twabwirwaga n'amabendera baba bambaye ku ntugu zabo. Baraje nibo bafashije Ababiligi kuva aho ngaho. Ariko abo bana tubwiye tuti ni mu basore murambarara imbere y'amajipe mubabuze kugenda. Barashe hejuru, abana bava mu nzira. Ariko hagati aho hari abo bagiye batwaye bakeya, bakoraga mu ya UNDP, za UNICEF, ziriya organisation internationale. Barashe hejuru, abana bava mu nzira. Nyakubahwa mushyitsi mukuru Vedaste yabidusobanuriye hariya twanyuze muri ya mize y'amateka. Rwose byabaye nko kuzimya itara, kuko interahamwe zahise ziza n'abasirikari batugota, turacanganyikirwa muri ya mvugo y'abana bubu.
tumutwe biratuyobera, baratugota badutegeka noneho nk'utegeka impinja, nta kuntu twirwanaho ntaki, baratugota batumanura muri Eto baratujyana muri Sahara aho ngaho, ndetse ndibuka nanyuze imbere y'iwanjye inzu yari igishya, umwana w'iwanjye arambwira ati ese papa ati ko inzu ndeba bayitwitse, ni humura sha, inzu ntabwo ari cyo kibazo. Turamanuka muri Sahara, aho bita muri Sahara, tugera za Gudiyari hakurya, ariko hagati aho hari abasore babashije kwiruka barapirisa rwose bajyayo bakeya, abandi babicira mu nzira. Batujyana rero hariya kuri Sonatube, mwumva muzi, bakora akanama, baratwicaza bati, bakoze akanama baravuga mu ijwi riranguruye, umusirikare umwe aravuga ati tugiye kubajyana aho tubarindira, ndetse hari n'ababyeyi bakomye mu mashyi. Turagenda, baravuga ati muhaguruke kandi mugende ku murongo. Tugenda ku murongo, urumva abantu barenze 3,000, umurongo wabo ushobora kuba nka kilometero. Turazamuka inzira yose bagenda bavanamo, ariko ku muhanda rorondora rute, umuhanda ukureshya kuva hariya kuzamuka kugera hepfo ngaho batwicaje. Hose hari abantu, njya mbibwira abantu, na Vedase yabivuze, nuko yenda mwese mutari muri hariya muri mize. Iyo nibuka iyo Habyarimana yabaga avuye mu mahanga, nta kazi kakorwaga cyangwa ajyayo, twirirwaga ku umuhanda wose, imihanda yombi hakurya no hakuno, umurongo kuva ku airport kugenda kugera mu mujyi aho yakoreraga hariya umujyi wa Kigali ukorera, ariko muzi yuko hahindutse habaye heza, ntabwo yakoreraga mu kajagari. Nuko bari bameze, nta bavanamwo bashaka, bagenda bamwica bakabica. Ibyo byose mwarabyumvise, bambura abadamu ibitenge. Muzi yuko abadamu b'Abanyarwandakazi bakunda kwambara ibitenge, ariko nta mudamu n'umwe mu bo bambuye ibitenge wambaye ingofero bakayimutwara, wambaye amarinete bakayamutwara kandi arayindwara. Bacuza ibyo babonye byose. Ku badamu navugaga, abadamu bacu bari imfura pe. Uzi yuko nta mudamu n'umwe utari wambaye mugondo. Mugondo murayizi? Mugondo ni ikabutura abadamu bacu bose nta n'umwe bambitse ubusa, bari bambaye za mugondo. Twageze hano i Nyanza bose ari mugondo, kugira ngo bagiye gukina umupira hari. Tugeze aha hepfo baratwicisha, ariko turi mu mvura rwose. Iyi mvura nuko yari kunyagira, yenda abantu bamwe twabaye benshi bari bicaye hariya, ntabwo ari byiza ko banyagirwa. Ariko yewe imvura yatumye hari icyo nyiziho cyiza, kuko ibihe byarahindutse. Hepfo aha hariya mu muhanda rwose baratwicaje, bati mwicaye. Bakora akanama, bakunda gukora akanama iyo bamuraga kwicaza abantu nk'uko. Ati
havamwe umwe arahaguruka aravuga ati hari abantu kandi bo hari ibigoryi by'abahutu biranga ati umuntu wese uzi ko ari umuhutu azana indangamuntu ye yayitwaye mu ntoki azi. Ndibuka nyakwigendera Akanyabugoye yarambwiye ati wabyumvise turashize ati witeguye gupfa. Ndumva mfite ubwoba. Hari umuntu umwe sinza kumuvuga izina kubera impamvu imwe. Hari umwana yarokoye umwe yari umututsi kurusha abatutsi bose, ariko yari afite indangamuntu yanditseho ubuhutu. Yarahagurutse ahagurukana n'umwana we w'umukobwa afashe indangamuntu ye gutya, ariko ntabwo yanageze aho ngaho aho uwari kuyireba ngo ayirebe, bamwiciye aho, bamwishe i Karabaye. Nta wundi wongeye gutinyuka ngo atinyuke ahaguruke, kuko wari kugaragaza ko ari umuhutu yenda mu buryo bwe butari ubuhimbano, yagize ubwoba hari n'uwo yari arimo. Mu kanya nk'ako guhombya ijwi riranguriye bati nimutangira akazi. Ngako akazi twahuye nako, tugwa mu kazi gutyo, barayica. Iyo image ntabwo umuntu ashobora kuyitanga, kuko namwe murumva kwica abantu nk'uko tungana gutya, wavuga ngo abantu watanga image ye ko bose bapfuye n'abarokotse, mukaba mubona uko tumeze, tutazi nuko twaharokokeye, uko twarokotse ntabwo giye mbizi gusa. Ariko barishe, singiye kuvuga ngo bagize batya, ibyo bakoze Imana izabibabaza. Barica, ndetse natwe tuvuga n'abandi barokokeye hano ntabwo baba bahari iyo ijoro ritagwa. Ijoro ryaraguye igejeje, urumva igihe cy'imvura bwira vuba, bwira vuba, abantu twakijijwe rwose n'umwijima nuko bwije. Ariko kandi no kuri uko kwica muri iryo joro, cyane cyane ijoro rikubise maze yenda nko kugera mu masaha yine yenda simbizi, nta wamenyaga ibihe rwose. Baravugaga bati inkotanyi, nako bavugaga Nyenzi, ntabwo inkotanyi bakundaga kubivuga, baravuga ngo Nyenzi, ngo za Nyenzi ngo zifite amayeri, ngo zishobora kudusanga ahangaha zitatwica. Bati tuzaze, bahana umugambi wo kuzaza mu gitondo, ngo bazazinduke, ngo ibi Nyenzi bifite amafaranga. Bagendaga bareba mu mifuka, bareba ko hari ufite amafaranga, no guhorahoza ubutaka, kuko hari n'abavugaga bati, cyane cyane abadamu,
ngo ko nkiriho si ngo ndacyariho ngo nimuze mu nyici, ariko yabaga yakomeretse cyane abona abamuhuhuye ari byo byamufasha. Aha hantu hepfo aha twari turi habaye hararambitse rwose, habaye icyo nakwita pisine y'amaraso. ngire ngo n'ababashije kubaho nanjye ndiheraho, ni ukubera ayo maraso. Twari twahindutse amaraso gusa, ariko iryo joro bamaze kwikubita bagiye bafashe umugambi ko bazagaruka mu gitondo cya kare, kandi koko baragarutse. Imana y'u Rwanda mu rukerera rwose inkotanyi ngo ba zitugezeho hano, zari zigiye ku Irebero kwataka barracks ya Rebero. Bamwe twari tubazi n'imyenda bambara n'ukuntu bagenda, ntabwo bari bameze nk'ibyo bisahirana. Baratubona bavuga induru, bumvaga amarira abana basaba ibiryo. Hari amadetaye menshi umuntu yirinda kuvuga iyo umuntu yumva n'ibi byose, abakuru babyumve. Ntabwo umuntu aba ashaka ko bikomeza gutya. Inkotanyi rero zitugezeho, izo nterahamwe zari zije gushaka ayo mafaranga, urumva nazo zahahuriye n'ibibazo. Ubwo badusigiye abana b'inkotanyi batarenze 10 bose. Ushoboye guhaguruka uwo baheka ku biti, afite ukuntu ari abantu nuko baradufasha. Ubwo ni ku itariki 12 baradufasha, akomeretse baratutwara tujya ku Irebero, ndetse bantu barokokeye hano muri hano n'abadahari, yewe namwe mwese. Nkunda kuvuga, hari umubyeyi Madamu Kanyabugoye, niwe tujya tuhura tukaganira. Yewe twebwe nako twese, ejo it's our birthday, you are all invited to celebrate. Turabatumiye, ejo tuzavuka. Ejo ni anniversaire y'imyaka 31. Nyakubahwa mushyitsi mukuru, ntabwo njya ndenza aha ngaha, kuko iyo umuntu amaze kuvuka ahasigaye n'aho ababyeyi. Ababyeyi rero ni mwebwe, ababyeyi ni inkotanyi zaturokoye, ababyeyi ni abakunda igihugu, ababyeyi ni u Rwanda rwiza. Murakagira Imana, mubugira amahoro y'Imana.